Igitekerezo cyo kugurirana radio mu mudugudu wa Nkondo ya kabiri akagari ka Nkondo umurenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza abaturage bakigize nyuma yo kubona ko 10% gusa by'ingo zibugize arizo zari zitunze radio. Bavuga ko icyo gihe bitaboroheraga kumenya aho igihugu kigeze no gusobanukirwa cyangwa gushyira mu bikorwa gahunda za leta. Tumaze gutekereza twicana abaturage tubigana n'abaturage mu nama abaturage nuko tuyobora inama twahabwa na gahunda za leta iziterambere amakuru agezweho bityo bakatubwira ko batayikurikirana cyane kuko nta maradiyo bafite ahari. None wageranya icyo gihe zari ngo 10% zifite amaradiyo ugasanga rero mu kwigisha abaturage biratuvuna kwako ntandi makuru baba babashe gukurikirana kuri radio kandi radio zigira ibiganiro byiza ibiganiro by'iterambere ibiganiro by'umuco ibiganiro bigezweho gahunda ya leta iriho none n'igihugu no hanze igihugu. Kugira ngo radio zikwirakwizwe mu ngo z'uyu mudugudu bisaba ko buri rugo rwigomwa igiceri cy'ijana buri cyumweru amafaranga ashikirizwa komite abaturage bashyiriyeho gukurikirana iki gikorwa. Kuva mu kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2015 gitangiye ingo 79 kuri 92 zigize umudugudu wa Nkondo ya kabiri zimaze kugurirwa radio zigenerwa agaciro k'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 10 buri radio. Ese kumva radio bifite impinduka ki muri uyu mudugudu? Amakuru yarazaga cyangwa se ikinamico yaba umwana akajya kuyumva handi nko ku muturanyi wifite ariko nanjye ubu nashima Imana ko nanjye Imana yampaye kugira ngo mbone radio. Hari igihe ujya kumva mu maradiyo amakuru araje ukabasha kumenya ngo kino gihugu giteye gitya cyangwa se hakaza nk'utuganiro tukagufasha uburyo warera umwana utamuhohoteye. Aba baturage bashima uburyo itangazamakuru mu Rwanda ribajijura binyuze mu kubagezaho amakuru abamenyesha uko mu tundi duce biteje imbere bakabigiraho ndetse banashima uburyo ribahuza na leta ubuyobozi bukamenya ibibabangamiye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza buvuga ko ari byiza ko abaturage basigaye bafite amahirwe yo guhitamo ibitangazamakuru bumva bareba cyangwa basoma bitewe n'ibyo babonamo gutanga ubutumwa bakeneye bitandukanye nuko mbere hari radio imwe na televiziyo imwe byonyine. Gusa umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe ubukungu uwibambe Konsore asanga hari iby'itangazamakuru rikwiriye gukomeza kuzirikana. Ariko twanareba ya nkuru itangajwe ikagera kuri benshi ingaruka yayo impact kuko we ntafite umwanya wo kuyisesengura. Nuko rero mwajya mudufasha inkuru itangazwa yaba ari ya nkuru isesenguye inashobora kumvikana kuri buri wese. Hari abaturage biganjemo abo mu cyaro banenga uburyo itangazamakuru ridashyira ingufu mu kubasura ngo bakore inkuru zishingiye ku mibereho yabo maze irusheho kuba myiza. Muri studio turi kumwe na Peacemaker Mbungiramihigo akaba ari umuyobozi w'inama y'igihugu y'itangazamakuru. Peacemaker turabakiri muri studio za TV. Murakoze cyane. Hashize imyaka 22 itangazamakuru kimwe n'izindi nzego mu gihugu ziyubaka hagamije kugira ngo zitere imbere. Ese itangazamakuru kuri ubu ngubu rimaze kugera he ritera imbere cyane cyane mu birebana no gukora kinyamwuga? Murakoze cyane kuba muduhaye urubuga. Intera irashimishije kuko turabara ubu ngubu ibitangazamakuru bigera ku 150 birenga bimaze gushinga imishinga cyangwa gushyira ibikorwa byabyo mu Rwanda yaba amaradiyo za televiziyo ibitangazamakuru byandika n'ibindi bikoresha mudasobwa cyangwa murandasi. Ibyo ni bigaragara intera itangazamakuru imaze gutera mu gihugu. Abikoramo turabara abagera kuri 560 n'abandi biyandikishije kuri rwa rwego rw'abanyamakuru bigenzura basaba amakarita mbere yuko inama nkuru itangazamakuru yabikoraga bikaba byarashyizwe mu nshingano za Rwanda Media Commission. Ubu ngubu abarenga 560 nkuko nabibabwiye bahawe amakarita mashya ko ari abanyamwuga kandi bakora mu itangazamakuru. Ibigaragarira abanyarwanda bose bakurikirana amaradiyo, televiziyo, ibinyamakuru byandika ndetse n'ibyandika bikoresheje ikoranabuhanga birashimishije kuko usanga itangazamakuru riharanira gukora inshingano zaryo zo gutanga amakuru, guhugura abaturage n'ababakurikira ndetse no kubafasha kwidagadura. Ibyo birashimishije kuko iyo ubona ibitekerezo abanyarwanda batanga nyuma yo gukurikirana iby'itangazamakuru ryakoze usanga bigaragaza ko hari icyo itangazamakuru rimaze mu buzima bw'igihugu. Hari abaturage duherutse gusura mu karere ka Kayonza dusanga bishyize hamwe
begeranya ubushobozi kugira ngo buri rugo rubashe gutunga radiyo. Aho ngaho mwari murimo muvuga ku bushobozi, ariko se kuba abaturage bo batekereza icyo gikorwa buriya bivuze iki ku itangazamakuru mu Rwanda? Itangazamakuru rero ngewe nk'ushinzwe ubuvugizi bwaryo navuga yuko buriya ryishimye ko imirimo rikora, inshingano rikora, abanyarwanda babyakira neza. Abaturage rero n'abafatanyabikorwa nabo mu iterambere ry'igihugu ndetse by'umwihariko ku banyamakuru. Ubwo kugira ngo abanyamakuru barangize inshingano zabo ni uko habaho ubwo bufatanye buhuza abaturage, buhuza abanyamakuru, buhuza ndetse n'abayobozi babo bishyiriyeho mu matora kugira ngo babayobore. Ubwo bufatanye ni bwiza cyane, ni ikintu gishimishije ndetse kinaduha umwanya wo gukangurira n'abandi banyarwanda kwishyira hamwe bagakora imishinga nk'iyo yatuma bivana mu bujiji, bivana mu bukene bw'ubumenyi, bakarushaho nabo kugira uruhare rwo kwiteza imbere kandi bakagira uruhare rwo gushyira hamwe kugira ngo amakuru bakeneye abagereho. Nk'uko bivuze gushinga umushinga nk'uwo wo gutanga amaradiyo, gusaranganya ubushobozi buke bafite kugira ngo babashe kwihugura bumva radiyo, ni ikintu gishimishije. Barashima itangazamakuru kubera uburyo ribahugura, kubera uburyo ribahuza n'abayobozi, ibibazo bigakemuka, bakigira ku bandi baturage bagiye batera imbere mu tundi duce. Ariko bamwe muri bo baranenga uburyo itangazamakuru ikintu cyerekeranye no kubegera bakora inkuru zishingiye ku mibereho y'abaturage kiracyari hasi cyane. Hari umuyobozi twaganira avuga ati itangazamakuru dukeneye ko rikora inkuru zisesenguye, umuturage abasha gukora kumva agasobanukirwa bitamugoye kubera ko nta bushobozi afite bwo gusesengura inkuru. Nk'inama nkuru y'itangazamakuru icyo kintu murakibona mute? Kuva aho inama nkuru y'itangazamakuru iherewe inshingano zo gukora ubuvugizi bugamije kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru, ubwo ni muhe mwaka? Guhera mu mwaka wa 2013 aho itegeko rishya rigenga inama nkuru y'itangazamakuru ryayihaye inshingano zo gukora ubuvugizi bugamije kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Twese dutangira rero gushyiraho ubushakashatsi bwadufashije kugaragaza ibyashyirwamo imbaraga cyane mu kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Dushyiraho igenamigambi ry'imyaka 5, ubu tugeze ku mwaka wa 3 dushyira mu bikorwa ibikubiye muri iryo genamigambi. Mu byo leta iri gushyira imbere cyane no guhugura abanyamakuru mu gutangaza amakuru afite ireme kandi yibanda ku bibazo by'abaturage nyirizina, amakuru, ibiganiro, inyandiko zitibanda gusa kugaragaza ibibera hanze, zitibanda gusa kuri politiki yenda n'imyidagaduro, ariko rikibanda no ku buzima bw'abaturage, imibereho myiza, ubukungu, ubutabera n'ibindi. Turi no gufasha abanyamakuru gukora inkuru zicukumbuye nk'uko bivuga, zigira icyo zifasha abaturage kandi zigere n'icyo zimurikira ubuyobozi bwo bufata ibyemezo bwo bushyiraho za politiki zigamije iterambere ry'igihugu. Itangazamakuru rikaba nk'umuvugizi ushobora kugaragaza ibyagezweho byiza bishingirwaho mu guteza imbere igihugu ndetse n'ahari intege nke. Ubwo ibyo biri gukorwa gute? Ibyo tubikora mu rwego rw'amahugurwa ahoraho, guhera ku bayobozi b'abanditsi bakuru tukamanuka kugera ku bo bayobora, abakora ibiganiro, abakora inkuru. Turagenda duhindura uburyo bwo guhugura abanyamakuru, aho kugira ngo tubashyire mu cyumba iminsi 3 baganira ku cyatuma batera imbere, bagakora imyitozo aho ngaho. Noneho twafashe n'umwanya wo kugira ngo tubajyane aho bakagombye kuba bari, begera abaturage, tubayobora tubereka tuti aha niho wakora inkuru nziza, aha niho wanoza neza inkuru yawe, ikiganiro se cyanyandiko. Ibyo bikaza bisubiza bya bibazo abaturage baba batezeho kugira ngo babisubize nk'itangazamakuru cyangwa babimurikire cyangwa babitangaze, bityo inzego zitandukanye zigira uruhare mu gufasha abaturage nabo kwiteza imbere. Mukomojeho gato ku birebana na gahunda y'imyaka 5, binyibutsa igihugu gifite icyerekezo 2020 cy'iterambere muri gahunda zitandukanye. Ese itangazamakuru vision 2020 yo igenera itangazamakuru mu Rwanda? Icyerekezo 2020 ndetse na guverinoma ikaba yarabishyize muri gahunda yayo y'imyaka 7 tugiye gusoza, ndetse n'icyerekezo 2020 turi hafi kurangiza, ndetse na gahunda y'imbaturabukungu igamije gutsura ubukungu mu Rwanda no kurwanya ubukene IDPRS
ya kabiri nayo ikaba ibikomozaho ni uko itangazamakuru rigomba gukora mu bwisanzure nk'uko itegeko nshinga ribyemeza kandi rinabyemera. Icyo kintu itangazamakuru ryakigezeho kuko amategeko yose yashyizweho ashimangira ubwisanzure bw'abanyamakuru mu gukora umwuga wabo neza nta nkomyi kandi bakabikorana mu bufatanye. Ni nayo mpamvu uru rwego rw'abanyamakuru bigenzura ejo bundi rwashyizweho hashize imyaka hafi 3 kugira ngo ibijyana no kwigenzura, kwihwitura, kwiha icyerekezo babikore ubwabo nk'abanyamakuru, ntibyitwe ko ari leta ibagenzura nk'uko byari bimeze mbere. Icyo ni intambwe nanone twakwishimira. Ikindi nanone twakwishimira ni uko guverinoma y'u Rwanda ibicishije mu rwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza igena inkunga buri mwaka igenewe guteza imbere amashyirahamwe. Ni kimwe mu byo y'abanyamakuru kubabonera aho bacumbika, aho ibiro byabo biherereye, kubabonera ubushobozi bw'amafaranga y'ibikoresho bakoresha, kubabonera ubushobozi bw'imishahara y'abakozi bakora muri amashyirahamwe. Ibyo leta yarabitangiye kuva mbere, ni nabyo igikomeza kugira ngo itangazamakuru koko nk'umufatanyabikorwa rigire uruhare mu iterambere ry'igihugu kandi ribashe no gufasha izindi nzego gukora isesengura, gureba koko aho igihugu kigeze n'aho kigana, aho intege nke ziri bikagaragara bikamenyekana, bityo abafatanyabikorwa ndetse na leta bagashaka ingamba zo gukemura ibibazo byabikiriwe. Hashize imyaka 16 icyerekezo 2020 gitekerejeho gitangiye no gushyirwa mu bikorwa. Ese noneho ku ruhande rw'itangazamakuru ibiteganywa bigeze ku kihe kigero bishyirwa mu bikorwa? Aho tugeze harashimishije. Ibipimo bizagaragazwa n'ubushakashatsi tuzatangira mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2016-2017 aho tugaragaza koko aho itangazamakuru rigeze ryubaka, bikiri inyuma nibihe kugira ngo bibashe gushyirwamo imbaraga. Ibyo byose biraduha icyizere kuko itangazamakuru ko rigenda ritera imbere binagaragazwa n'abashinga ibitangazamakuru uburyo biyongera, bigaragaza yuko babona urubuga rusesuye kandi rwiza mu guteza imbere igihugu biciye mu itangazamakuru. Ibyo rero nibigaragaza. Ikindi nanone kibitugaragariza ko ibipimo ari byiza nuko amashuri yigisha itangazamakuru mu Rwanda agenda yongera. Abize itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda bagira uruhare mu iterambere ry'ibitangazamakuru mu Rwanda. Abize itangazamakuru mu ishuri Katolika ry'i Kabgayi nabo bagira uruhare mu guteza imbere itangazamakuru mu Rwanda, barakora mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda. N'abari kwiga mu ishuri ryigisha itangazamakuru ry'abafatanyabikorwa Mount Kenya University ndetse na Jomo Kenyatta University, abo bose iyo barangije batanga umusanzu mu kubaka itangazamakuru ku buryo twizera ko mu bihe biri imbere tuzaba dufite umubare munini uhagije w'abanyamakuru b'abanyamwuga kandi bakora umwuga uko bikwiye. Ariko nk'uko nabivuze urugendo ruracyari rurerure, tugomba guhora twiyubaka tugerageza gukora nk'abanyamwuga, twihugura, ariko birumvikana akimuhana kaza imvura ise. Noneho abafatanyabikorwa na leta nabo bakaza bongera batanga inkunga aho ibitangazamakuru bwabo cyangwa ababikoramo bazaba bageze. Murakoze cyane, turabashimiye Peacemaker Mbungiramihigo. Murakoze cyane. N'umuyobozi w'inama y'igihugu y'itangazamakuru twaganiraga kuri gahunda zitandukanye iterambere ry'itangazamakuru aho rigeze mu gihugu ndetse n'uburyo abanyarwanda baribona. General Felix Uwitonze, mukomeze gukurikirana gahunda za TVTN.